Sindi pasori ariko adini rimbemba nta niryo nyobora nta nirimbemba ntabwo ndi kurwana ku madini nyadefanda ariko uri umukozi waryo nubwo batakwemba. ntabwo ndi umukozi w'idini urabigaruye kandi none se ntabwo ndi umukozi w'idini njyewe cyangwa itorero. uri umuvuga butumwa noneho w'idini? Ndi umukozi w'Imana. umukozi w'Imana. Umuvuga butumwa w'idini. Ndi umukozi w'Imana. Okay. Bigaragara ko muri iyi minsi ibyo Yesu yabujije amadini gukora, amadini arimo kubikora. Aho ahita wibaza uti ni ibiki? Ashobora no kuba bakubita mu buryo bw'umwuka. Oya, ntabwo umwuka ntuba mu wemwe, nta n'uwo wemera ujya kuvuga ibyo utazi rero. Kubera ko niyo mpamvu ahoramo amakimbirane atarangira. Ibyo ugiye kubona amakimbirane aba mu isoko, aba no mu nzira no mu modoka, aba mu nsengero. Ndetse ubundi reka nkubaze. Ariko umenye neza ko mu gutumira abasatuzi mu nsengero nicyo kijambo uzanye, ucyo ni cyiza n'ibindi nanone. Nibi nako bihari. Oya, tuvuga ku ijambo kugura, ni logique aho ushaka guhishirizamo. Ntabwo oya iva ngo ijambo abasatuzi, uyo nindi content nanone. Iyo utumiye umusatuzi, usatura ikizi? Irenze iyo abakubita hande se badukubitira ageze ubwo ashyira ubujura bw'ababa bayoboye biba amafaranga akabakubita inkoni bamwe bakaza kugiye kuvanga ama content kandi warite tukavuga iguriro abo yakwise no mukazabazana ukwabo. Okay, gukura amana amafaranga ureke kurikoresha kuko mva gukuramo uruba ko ari ngiye ugenda nkayabakuramo. So kukoza ururimi mu mufuka kwigisha mureke konveka yitanga ururimi mu mufuka mwizina rya Yesu. Kubabwira amagambo yo kubareshya ntabwo kubareshya ni ukubumvisha igikorwa kigenderewe icyari. Ibyo nibyo bita gukoza ururimi mu mufuka. Icyumba cy'ibitekerezo TV, aho tuganira ku iyobokamana, ubuzima, inzira y'inzitane ndetse n'ubuhamya. Kurikira icyumba cy'ibitekerezo TV buri munsi. Turabasuhuje mwese aho muherereye, mukomeze kugira amahoro y'Imana. Nkuko mubibona rero ahangaha twagarutse muri studio za Ziraziritse TV ndetse n'icyumba cy'ibitekerezo. Tukaba rero tugiye kuganira n'umukozi w'Imana witwa Ziraziritse cyangwa se Kwizera Valens alias Ziraziritse. Ndagusuhuje rero, amakuru yawe? Ndakwikirije, amakuru yanjye ni meza, ndashima Yesu Kristo Umwana w'Imana. Mu mubiri no mu mwuka umeze neza? Mu mubiri ntago hameze neza, ariko mu mwuka ni hazima, ariko byose bifatanyiriza mwe kutuzanira ibyiza. Iryo jambo wari ugiye kuryibagirwa rya Bibiliya? Ntago naryibagiwe. Kandi uzi ko Bibiliya ari sobusha wawe mukuru? Aho ndabyemeye. Haba uvuga ngo ni badatabuja bo, ya Bibiliya yo nzabyemera. Iyo no Bibiliya yiyampaka. Harimo amategeko y'umuhanda ngo ariko ngo unyura mu ujya mu ijuru. Bibiliya siri mu mategeko y'umuhanda. Uyu muhanda ngo ujya mu ijuru. Ariko ntacyo. Ngo amategeko ngo yuzuye. Iyo terimo uyikoresheje nayemera kuko harimo uburyo bwose bwakugezayo. Ahari icyapa, aho wagera ukaruhuka, ahakuza kudepasa, ahabikwemerera, Bibiliya irabifite byose. Ahakubwira kwihuta, ahakubwira kugenda boro, irabifite. Ahakubwira mbese nayifite arya biri mu byiciro. Ibyapa bitegeka, ibyapa bibuza, ibibuza n'ibindi biburira, byose birimo muri Bibiliya. Reka twikomereza no kurari bikubwiyeho. Ni byiza ko ratakaye. Wari ugiye kuyihakana ku mugaragaro. Bibiliya ari imbeshejeho. Okay, byiza cyane. Reka rero twebwe dukomeze noneho duhita tuganira, twinjira mu kiganiro. Bigaragara ko muri iyi minsi ibyo Yesu yabujije amadini gukora, amadini arimo kubikora. Aho ahita wibaza uti ni ibiki? Ndashaka kuvuga ko Yesu yabujije abanyamadini gucururiza mu nsengero zabo, ariko uyu munsi basigaye babikora cyane uko bishakiye, cyane cyane mu nsengero za ADEPR, uko niho nkunda kubibona. Aha rero mbere ko twinjiramo, reka ngusabe wowe nk'umuntu w'umuvugabutumwa, umurongo w'ukuntu Yesu yaje agakubita abantu barimo gucururiza mu rusengero, njyewe ntabwo nahita menya aho uri, ariko wowe nk'umuntu w'umuvugabutumwa ubibamo buri munsi, ndumva uwo murongo uzi ahantu wanditse. Mbese wowe ugira ngo ngugushakire kuko niwo wakawusomye, wowe ufite ibyo ngibyo ubona nk'ibibazo cyangwa ibidakwiriye, ariko bwo kugira ngo ngugushakire wowe wajye waho uri, ndabigukorera. Njyewe unshakire kuko sindi umuvugabutumwa, ni ngenda bamusomye. Wabaye wese waba umuvugabutumwa bikunaniza. Nanabivuga no mu mutwe, ariko ndagira ngo nabivuga nabi. Tagombera amashuri, sinagomba amafaranga. Oya, ifashisha Bibiliya, kubera ko abantu badukurikiye benshi ni abakristo, tuba tugira ngo tuganire nabo. Ubwo rero mpamvu ko tuvuga ibintu n'ibyo tuvuga ni ibireba abakristo. Arabizi ko hano tuvuga ibintu birebana n'iyobokamana. Uwo murongo se ngo wanditse hagana he? Wanditse mu butumwa bwiza bwa Yesu kuganitswe na Yohana, ibice 2. Uriya wowe Manuel niwe usomye uyu murongo, urahera ku murongo wa 13. Ngaho aravuga ngo ume mwisomereye, akira soma 13 ubwo urageza 16.
wa 13. 13 kugeza 16. Ngaho soma. Pasika y'Abayuda yenda gusohora, Yesu ajya i Yerusalemu. Ageze mu rusengero asangamo abahatundira inka n'intama ndetse n'inuma n'abandi bicaye bavunja ifeza. Kutavuga ngo amena se. Ukomeza ndabivuga. Bavunja ifeza, amena ntabwo byagendana. Okay. Nta amena ijyaho. Hanyuma rero ku murongo wa 15 bakavuga ngo abohekanya. Anga baranditse ngo ni ababohekanya, ariko ni abohekanya imigozi ayigira nk'ikiboko, bose abirukana n'intama n'inka mu rusengero, amena ifeza z'abaguraga inuma. Ati nimukureho bino, mureke guhindura inzu ya data iguriro. Naho rikiraho ntacyo. Aha rero reka ngusubize Bibiliya yawe, kuko Bibiliya yawe, Bibiliya yanjye niyo umuvuga butumwa, ntabwo ari umuntu w'umwigishwa ngo nkanjye. Aha rero uri kumva ko Yesu ngo ubundi hari Bibiliya yindi nigize gusoma aravuga ngo yagize ngo yafashwe ngo n'ifuhe ngo rikomeye cyane, abonye bari gucururiza mu nzu yitiriwe izina ry'Imana, araza ngo arabakubita, arabasohora, arabajyana. Aha rero ngisomera ijambo nahise ntekereza kuntu mu nsengero basigaye bacururizamo, bakazanamo intama, bakazanamo inka. Ubwo nivuga intama uraza kuvuga ko batajya bazizanamo n'inka, ntazo none ariko bazanamo ngo intama z'amafaranga. Amuvuga butumwa nigize kumva avuga ngo intama z'amafaranga. Amuvuga butumwa nigize kumva avuga ngo ntutinye no kuzana inka cyangwa intama ngo kubera ko muri kino giturisho inka yajyamo, ariko uraza kukitiranya ngo n'intama yajyamo. Wowe mbwira ibyo wabonye bagurishirizamo, niba n'inka warayibonye bagurisha bimbwire. Okay. N'intama warayibonye bimbwire. Aha rero nabonye bagurishirizamo amatelefone, ikindi bagurishirizamo za televiziyo, ibitenge, imyaka, amavoka n'ibishyimbo n'ibindi bintu byinshi bitandukanye. Byavuye he? N'abantu bari babizanye babikuye iwabo. Babizaniye iki? Bari babizanye kubigurisha. No, urabeshya. Oya Manuel, bari babizanye kubigurisha. Ujye wibuka ko ibi tuganira njye nawe hirya ya kamera hari abantu baturusha ibi turi kuvuga, baturusha kubimenya. Hari abantu bize iyo turuji bavuga, abo bazaza ku cyumba cy'ibitekerezo rero wijya kuvuga ngo bari ibyo bintu wabonye bagurisha bari babikuye wabo mu ngo zabo, babizi bafitiye gahunda, babizanye baje kubitanga kubera ko muvuga butumwa yarababwiye ngo nimurebe ikintu mushobora kuzana ngo mutange, kubera ko bari bakeneye amafaranga. Ntabwo babizanye baje kwitanga kuko ntibavuye wowe bazi biri buvugwe. Banza wemera icyo ngicyo. Batunguwe n'ikibereye aho. Ubwo natangiye kugusubiza kandi yego, kuko sinongera guca hirya no hino, leta njya ku cyo uvuze. Guca hirya n'ibindi nabonye utinda kubyumva. Ikintu ijambo rya mbere nguhakaniye cyangwa nguhakanije ko nta toro na rimwe meme na DPR wavuze ricururiza mu rusengero. Icyo ndakiguhakaniye. Bicururi uretse ibyo uvuga ndabizi, ibyo uvuga byabaye mpari kandi uri kubihakana. Nyewe ndahakanira wowe kandi babikoze ngiye mpari. Nanjye nari mpari, nanjye ni mu bantu baguze. Warakoze. Nari ndi mu isoko, nari ndi mu isoko ryo mu rusengero. Abadayimoni bagushuka Manuel, bana bazima ngo wari mu isoko, wavuye mu rugo uri bugure. Itonde ujya kuva mu rugo, uva mu rugo iwawe wajyanye amafaranga ngo ndagura iki niki. Oya amafaranga ari nyafite, ariko iyo bisanzwe gusa ari ngiye guhaha urakabyara rero nuko bakoze isoko ako kanya bakoze aho niho no. Nanjye rero ndaraho bitandukaniye rero. Umuguzi n'ugurisha bava mu nzu zabo bafite iyo gahunda. Icyo banza ucyumve neza. Ndacyumva. Umuguzi n'ugurisha basohoka mu nzu bafite iyo gahunda. Ugurisha ava mu nzu ye n'ibyo agurisha abijyanye aho bigurishirizwa. Ugura ava mu nzu afite gahunda yo kujya kugura iki n'iki. Aho niho mu isoko. Hanyuma rero iryo ni ryo guriro. Uretse sitonde ahangaha Yesu nawe definisiyo y'isoko cyangwa iguriro se ni iyihe? Uretse wumve muri sitonde aha Yesu aba yakoreye ibi nabo bavuga mu ngo zabo. Ahubwo ndaguha itandukaniro ry'isengero zacu ubu ngubu n'ibi Yesu yakoreye ahangaha. Aba nabo bavuga mu ngo umugurisha azanye ibyari bugurishe mu rusengero, kuko byari byaramenyerewe ko bihagurishirizwa, n'umuguzi nawe akaviwe azi ko ari bugure. Niyo mpamvu bakubiswe. Impamvu twe tudakubitwa
Yesu ataza ngo adukubite. ashobora no kuba bakubita mu buryo bw'umwuka. Oya, ntabwo umwuka ntuwubamo we nta n'uwo wemera ujya kuvuga ibyo utazi rero. Kubera ko niyo mpamvu hahoramo amakimbirane atarangira. Amakimbirane aba mu isoko, aba no mu nzira no mu modoka, aba mu nsengero. Amakimbirane aba mu bantu. Oya, Manuel ahubwo dore rero insengero zacu, ariko ubwo inkoni irenze iyo abakubita ahandi se badukubitira yageze ubwo ashyira ubujura bw'ababayoboye biba amafaranga akabakubita inkoni bamwe bakagenda kugiye kuvanga amakontenti kandi waretse tukavuga iguriro abo yakwise no mukazabazana ukwabo. Okay, ngaga dukomeze ariko ako karagaciye. Umva ubu ngubu wibagiye n'umurongo uvuga wenda ngo ibyo urabikora nka kwihorera kutawibutse wenda ngo bari uvuga gukengera ko mpanye nawe ariko nzaguhana iyo ari ibyo wavuze byibuze ngo urwo butumwe bwazabahana nyuma, ariko ntabwo azaduhana kuko twebwe insengero zacu zitandukanye na ruriya yakoreyemo biriya. Twebwe n'impamvu nakubaje ni ujya na ya televiziyo bitandukanye niho ndi kukubwira umva hambere ariko umanza ngusubiza wajya kandi mbamo n'utuzi bikurikira umva ngubwira itandukaniro. Nabanje kukubwira ko iguriro umuguzi n'umugurisha bava mu nzu zabo bafite iyo gahunda bakajyayo bakahahurira bakagura. Hariya Yesu barayakoreye biriya nabo bavaga mu ngo zabo, umuguzi afite ibyo aragurisha n'ugura yiteguye kugura. Iryo ni ryo guriro. Zino nsengero zacu zo nkuko nakubaje ni wowe wajyanye amafaranga yo kugura. Uretse aho ngaho ntabwo isobanuye, iryo ntabwo ari ryo guriro. Iguriro ni ahantu bahuriza ibintu kugira ngo ibyo bintu bicuruzwe. Ntacyo ndacyemeye, ni isoko muri make, ariko babivana mu ngo zabo bafite iyo gahunda. Nicyo nakubwiye, yego, ugurisha n'ugura baza bafite iyo gahunda. Hanyuma mu rusengero aho wabonye muri ADPR wavuze ya televiziyo wavuze na ya telefone ukatuye tuvuze kimwe ku kindi. Ya televiziyo uwayizanye n'uwayiguze bavuye mu ngo zabo bafite iyo gahunda, ntabwo bari bayifite. Rekeraho rero ntiwongere kundushya no kunshyushya umutwe n'ubwonko, jya wumva vuba wemere vuba. Ariko icyo nshaka kuvuga hano iki, warangije aho ngaho se unongere nkubaze, jya ukoresha ijambo gusoza we ngo wasoje. Okay, wasoje. Okay, nta kibazo. Jya nkwigisha Ikinyarwanda bavuga gusoza niba bavuga iyo barimo. Okay, sawa. Sasa rero aha rero murase ntabwo ndasoza kugusubiza. Sawa. Mu rusengero niba wibuka neza aho wari uri, umwigisha uhuze kuzana amaturo n'ibyacu, oya ntabwo bizana. Umwigisha wigishaga hari ikintu cyari kigenderewe mu nsengero kenshi na kenshi aba ari ukugura ibyuma by'abaririmbyi cyangwa kubaka urusengero. Kimwe muri ibyo ngibyo, yego, aho wari uri byanze bikunze ni kimwe muri ibyo ngibyo. Ibyinshi ngo nibyo gufasha abakene. Reka tuvuge kuri kimwe, oya gufasha abakene bwo ntabwo bigurisha abantu kugira ngo ibigurishwa barabibaha. Wabaye wowe, oya barabigurisha byihorere, ari ugufasha abakene. Iyo haje umuceri, imyenda barabibaha gutyo. Niba uravuye mu rusengero niwemera ko urukwavu ruryoha, wemere ko ruzi kwiruka. Reka nkwere uravuye mu rusengero uvuga ibiramo neza. Uretse mvuge noneho ibyo gufasha abakene, reka mbivuge barabibaha rwose. Tuze kugaruka hariya. Ngenda byibuka neza, bwagombaga gucya hari bubi cyitwa Noheli. Umuvugabutumwa sinshaka kumuvuga amazina ye hano, yihorere. Ye n'umudiyakoni niwe wari wayoboye iryo teraniro. Aravuga ngo ariko ubu ejo ngo umwami Yesu nijoro aza kuvukira mu mitima yacu, ariko hari abantu baraza kuba badafite baraba bashonje. Aravuga ngo none aba bantu ntabwo twabona uburyo tubafasha nabo bakazabona icyo gushyira mu nda. Abantu bari barango mu rusengero batangira kugira gute kwitanga ibintu, si byose batangira gutanga ibintu. Aravuga ati ariko nubwo mutaje mu byiteguye, ntabwo habura n'umuntu wenda icyo ufite aba ari cyo utanga, hanyuma tuze kureba ko twagishakamo icyo twazagura tukakimugezaho. Abantu rero bafite amafaranga baratanga, abari bafite telefone nabo barazitanga, n'abari bafite utundi tuntu baradutanga, ibitenge bishyashya, ibintu biri aho ngaho. Uwo mwanya ndabikubwiye, yahise iteraniro rirangira aravuze ngo noneho ntabwo twamenye niba akeneye ibitenge, nta nubwo twamenye niba akeneye telefone kuko nta nubwo yayirya. Reka ahubwo tubigurishe, abantu mubigure, noneho amafaranga tuyafate tuguremo ibyo tuzamushyira byo kurya. Ibyo byabereye mu rusengero mani, none ugashaka kumpakanya. Bahita babigurisha. Ikintu cyanambabaje ngo kinakomeye nuko uwo mudiyakoni nyuma y'iteraniro bamubwiye ngo wowe wagiye gushyiraho biriya bintu by'agaturisho ngo twebwe ko tutabikubwiye ushaka iki. Bandi abayobozi bamuyobora. Ikindi cya kabiri bahise bavuga ngo ibyo ndabizi ntabwo ari ibintu byo gupapira. N'inyuma ya kamera uzambwira nzakubwira amazina y'abo bantu. Bahita bavuga ngo yatangaje amafaranga yavuyemo,
amaze kuyatangaza baba yaravuze ngo aya mafaranga ni menshi, ntabwo yose twajya kuyaguramo ngo ibyo tuzafashisha umukene ngo abakene n'iki, agomba kugira n'asigara no ku rusengero. ariko kera uremera ko maze kuvanga bafata ya mafaranga bacamo kabiri, nakuretse ngo ukivuge ngira ngo kiragwa muri ariko maze kuvanga, reka wenda kujya guca amafaranga mo kabiri, reka wenda garukira aho ngaho. ariko reka tugire ariko nshatse kukwereka ko ibyo wita ituro ngo bamuhereza nk'imyaka gute se, bayimuhereza imyaka gute? Oya wowe wavuze imyaka, ariko Manuel inshuti yanjye, reka tuvuge ku byose ariko biraganisha kukugurisha mu rusengero. Yes, tuvuge kugurisha mu rusengero. None se ntabwo wabigurishije? Reka tubivuge, njye sinaguhakana ibyo tukugurisha. Okay, uretse ko icyo ushaka kumakanya. Njye ntabwo naguhakana ibintu. Okay. Ariko ndi kuguha itandukaniro ryabo Yesu yasohoye bacururizamo n'ibibera mu nsengero y'Imana. Abo baraba, abo ngabo barabacuruzi. Ndakureka rero wibaze unisubize. Ngaho ari cyo cyiza. Ngaho reka noneho ndaza kongera mubaza. Umbaze rwose ariko n'ubyo umbaza. Ngaho kamaze hari akantu nakubwiye. Impamvu nuko mba kwihangana birananira kuko baba ugomba kumenya ko ntaragusubiza nk'uko ushaka kumbeshya. Ntabwo ndabibona kuri kamera hano. Turi kuganira njye nawe, ntabwo ndagusubiza ko ibyo ushaka, ntabwo urantegeka ibyo mvuga. Ngaho subiza ibyo ushaka wowe. Ntabwo ari byo nshaka ngo ni ibikwiriye by'ukuri. Okay, ngaho banza umbwire ko aka kantu wakumvise. Ukuri se ko kumenywe nawe, njyewe namenye ukuri kwawe. Ariko ukuri buriya ni kumwe ku isi. Numbwira nibwo ndamenya ko ari ukuri cyangwa umbeshya. Ubu nawe kuko nawe uremera ko ibyo uvuga ariko ukuri, ariko ukuri ni kumwe. None ko byabaye. Dore akantu nakubwiye rero. Banza wumve iki kintu gise ukizirikane. Ngaho mu isoko ubu ni ngombwa kandi mvuga aka kantu. Ugurisha n'uraza kugura bava mu ngo ariyo gahunda bafite. Nutasinikara ku kantu uraguma gucanganyikirwa. Nkuramye itandukaniro rye none ibyo Yesu yakoze. Ntabwo nge nacanganyikirwa. Ibyo Yesu yakoze nibyo dukora mu nsengero zacu. Reka mbwire aho bitandukaniye. Ihangano kirimo kimakubwira. Nacyo bari abantu Yesu yasohoye ubundi binavugwa ko ngo intandaro yabire bajya gutangira kuhacururiza ngo babonye rubanda hari ahantu bajyaga baza rimwe mu mwaka gutamba ibitambo. Noneho abantu bakava iwabo bazi ibyo gutamba ibyabugenewe byose, ibyatambwaga byose niyo bakaza babifite. Noneho abantu bazi bateke batangiye ariko gukora ikintu cy'ivangirwa biga umushinga batari ko barabaturuka iriya ntawaza azana biriya bigo hano bakabonera hafi tukanunguka. Bagenzi bo basanga nibyo batangira noneho kujya babigura. Ubundi gucuruza, ijambo gucuruza kugira ngo uzabone umuntu ucuruza ataranguye, umuntu ucuruza ataranguye byagorana kubona n'aho abikura, biragoye. Umucuruzi wese ibyo acuruza byose haba cyakora ashobora no kubyeza, burya n'ubyeza nawe aba yarashoye. Ariko nabyo mu nsengero naho wumve neza, ntawe urangura ntawe ushora, twese dushiduka habonetse ikintu. Bariya Yesu yirukanye rero babigize umushinga bakarangura. Kenshi byari ibitambo n'iziriya numa n'inka n'intama byatambwaga. Bariya bavunjaga amafaranga nabo ni abantu bazaga gutamba ibitambo ariko bafite amafaranga y'ibindi bihugu, bakabavunjira kugira ngo nuko umuvunja arareba ati sikora baza afite amafaranga atavunja. Ariko ibyo byakorerwaga ikibazo ntabwo uri kukinsubiza neza. Ndi kukigusubiza wowe ariko kuki ushaka ko ibyo byakorerwaga imibare. Wize imibare nayo narayize kandi wize kaminuza. Wabonye iyo umwana ashizeho igisubizo atagaragaje inzira aciyemo agomba kugaragaza inzira. Yes, wewe kangaragaza inzira rero. Wishaka ngo igisubizo utazi inzira naciye. Ariko ndimo kwanga ko biza kuba birebire. Biraba birebire nyine zo gutuma abantu babyumva. Barabyumva. Naze no kwibagirwa. Ntabwo wibagirwa. Icyo ushaka kugeraho ngaha reka basimba igisubizo cya hafi. Bariya abantu bo Yesu yirukanye bararanguraga ibiranguzwa byabo bakaza kubicuruza. N'umuturage ne bamaze kubona rubanda bava mu rugo nta bitambo bazanye, haba akazana amafaranga azimba intamira bihari ndayigura, inka ndayisanga hera ndayigura. Ibyo koko ni ugucuruza. Abo barabacuruzi. Ariko ibi uyu munsi musengero wavuze nta muntu uza yiteguye ikintu kiri bubi, ahubwo umwigisha arigisha hari gahunda iyi niyo ndakubwira ibyo cyakwa ku rusengero. Nkuko wavuze ko umuntu agasanga nta mafaranga afite ava ati ngewe telefone yanjye yava mu mufuka w'isima muzobakisha urusengero. Wa mwigisha akavuga ati none si iyi telefone kwitahinduka itafari kwidahinduka ibati, hari umuntu muri we watugura amafaranga yagura ibati aba ari byo tubika. Ibyo rero ntabwo ari ubucuruzi. Niki ntabwo ari ukugurisha, ni ukugurana icyari gikenewe akora icyo kibikwa. Ariko nibyo ndi kera mu Rwanda bakoraga, ujyana ibishyimbo mu isoko ugasanga harimo ufite amashaza mukagurana. Nge nkeneye mu rusengero dukeneye ibati, ntabwo dukeneye telefone. Ariko dukeneye isima ntidukeneye televiziyo. Wambaje ngo kukubaza mbaza ntacyo ahari ndakwemereye ngo itaza kugupfubiramo ndabona ushyugumbwa cyane kuko ndumva urimo kumbeshya ntacyo. Reba nk'ubu ngubu iyo bavuze ngo kugurana
nuko ushobora kuzana ibishyimbo kugurana nyine ibyo kurya, ni ukugurana ibintu bimwe bimeze kimwe, ni ukugura icyo ukeneye ukampa icyo nkeneye, yego bimeze kimwe, ariko ntabwo ibirayi ukampa amasaka. ariko tandukanya kukizana ukavuga ngo iki kintu tugiha agaciro, telefone tuyiha agaciro k'ibihumbi 20, mwebwe muratanga ngahe? Hakaza utanga 6, ati ngiyewe iyi telefone ndayigura 6. Wabyumvishije? Nabyumvise. Kugeza ubwo haza kuza umuntu utanga menshi muri ba bandi, akatanga amafaranga bakamuha telefone. Habanza icyitwa guciririkanya, wumvishe icyitwa iguriro. Banza usubize bariya bantu ninde waranguye, bikabera mu byitwa umuntu waranguye, ninde waranguye aje gucuruza mu rusengero, ninde wavuye mu rugo aje kugura mu rusengero. Wambwiye ko nawe wigeze kugura. Nakoje uva mu rugo uhagurukayo, wafashe amafaranga yo kugura ikintu mu rusengero? Ntabwo nafashe amafaranga yo kugura, wayagendanye gusa. Ariko nyagendana ndi guteganya ngo ushobora no guhura n'ikintu mu nzira ukakigura. Boro mu nzira, ariko boro mu rusengero ntibamo. Ntabwo wajyanye amafaranga yo kugura ikintu mu rusengero. Na nyiri ya telefone ntabwo yayiranguye ngo asagurishe mu rusengero. Umunsi uzabona ibicuruzwa mu rusengero, umuntu yabiguza akaza agashyira ati mugure, umuntu akajya ava mu rugo iwe aje kugura, bigereza bari iguriro, Yesu azabakubita abavanemo, azazana kiriya kiboko abakubitiremo. Ariko icyo nshaka kuvuga hano nuko ibyo byabereye mu rusengero. Nimwe byabereye, nanjye byabaye impari. Ntabwo naguhakaniye ko bitabaye. Reka nkwereke mu rusengero, banza umbwire niki gikwiye gukorerwa mu rusengero. Ikintu cyose kigendanye n'imirimo y'urusengero akamaro cyemerewe kuberamo. Oya, wowe ugiye kuvuga ngo ni ugusenga, kandi gusenga bigira ibindi byinshi bibiherekeza. Guterera gusenga ntabwo ari ibintu bakore, gusenga ni igikorwa. Ni ahantu abantu bateranira bagasenga cyangwa bakavugisha Imana. Oya, kutangiye kuzana urukekazi hananzura wowe. Okay, naho ngaho noneho nje niko mbizi. None reka ngo ukiri aho ngaho, urwo rusengero ni rusenyuka bizagenda igikuta kigiye uretse gushyira mu byo gusenyuka. None se nibibera noneho kugira ngo bakoremo ibyo ngibyo, hajemo indi gahunda yindi yo kugurishiriza. Iyo gahunda nayo irebana no gusenga, kuko nakubwira ibintu bibiri akenshi na kenshi. Birebana ni ukugura ibyuma by'abaririmbyi cyangwa kubaka urwo rusengero. None bagezemo basanze amabati abiri ari kuva, barabyihorera basenge banyagirwa. Ntabwo ari uko byari bimeze, ariko ikibazo cyari gihari. Ni ikihe kimbwira? Bashakaga amafaranga yo kugira ngo bashobore kubaka urusengero. Noese si ibyo mvuze nyine. Hanyuma rero sivuze urusengero nyine, aho kugira ngo bashakire ku ruhande cyangwa urusengero kubakwa n'iki. Ese ubundi reka nkubaze, kuki ibyo bintu nk'uko bitari byateganyijwe da? Ariko umenye neza ko mu gutumira abasatuzi mu nsengero, icyo kijambo uzanye ucyo ni kizana ibindi nanone. Nibi nako bihari. Oya, tuvuga ku ijambo kugura ni logique aho ushaka guhishirizamo. Ntabwo oya iva ngo ijambo kugura abasatuzi, uyo nindi content nanone. Iyo utumiye umusatuzi, usatura ikizi? Umusatuzi ni muntu ukiva ko ari indi content. Iyo utumiye umuntu ngo aze kwigisha, yes, komerezaho. Baramubwira bati uze kwigisha, ariko intego yacu dufite niyo gukuramo amafaranga. Oya, niyo kubaka urusengero Manuel, niyo kubaka urusengero. Ariko ubwo umuvuga gukuramo amafaranga, hariho n'ababyivugira. Uraza kubwira umuntu ugenda akajya kuyakura mu mufuka. Hariho n'ababyivugira. Ababyivugira uzabibabaza. None wowe uzabiganire nabo, nge ndahaka. Kandi nanjye ndabizi. Wowe abo babyivugiye uzabiganire. Ariko nanjye ndabizi abasatuzi nta n'ahandi baturutse, ni muri ADPR. Iyo teri y'abasatuzi nakubwiye nuravanga amakontenti amadebo. Abo basatuzi uzanye noneho ni wowe ubazi. Nyemerera iki? Nituzaganira ku basatuzi. Reka noneho nivugire iki? Reka ndeke kuvuga ibyo basatuzi. Iyo utumiye umuntu ukamujyana muri biro ukamuganiriza, ukamubwira ngo gahunda dufite niyo kuvuga ku nyubako. Oya, ntabwo ari kuvuga ku nyubako. Gahunda dufite niyo gushaka amafaranga yo kubaka urusengero. Yes. Ugerageza ibishoboka byose. Uretse ugerageza ibishoboka byose. Bari abantu bakuramo amafaranga. Imyaka maze mu ituro ko kutigeze wigisha na rimwe. Iyo uvuze kutigeze uyobora. Iyo uvuze ngo ugeze wakuramo amafaranga. Habonye se mu ifuka barajya gukuramo amafaranga. Hanyuma yanjye nigishwe ibiterane byo kwitanga inshuro nyinshi. Hanyuma iyo aje akigisha niko kwako kubwira abantu ngo nibitange rero ibyo kubakuse. Wanese si ibyo si ukuri. Hanyuma akagera naho ababwira kubera ko ibyo sura bihakana hagati yo kubakosengera kubyigisha ukangurira abantu na leta ubwayo igigira ibintu ikangura abaturage ngo babyumve babibemo bakora ibi nibi bazagira imbaraga mu gikorwa iki n'iki. Ni itorero nabwo bibamo bagakangura bakaza mwigisha bati kubwira umwigisha ngo dufite igahunda yo kubaka urusengero hano tuzaye kutwigishiriza abakristo ubigisha bita ibyo wenda byumvikana biru ibyo wenda sinanabyanga kandi ijambo rivuga ngo gukuramo amafaranga ureke kurikoresha kuko mva gukuramo urava ko ari ngiye ugenda nkayabakuramo
si ukukoza ururimi mu mufuka, kwigisha ngo urebe konveka yitanga ururimi mu mufuka, mu ni izina rya Yesu. ukubabwira amagambo yo kubareshya, ntabwo ari kugeza ukubareshya, igihe ubwabo ni ukubumvisha igikorwa kigenderewe icyo ari cyo. ibyo nibyo bita gukoza ururimi mu mufuka. Oya, iyo terime niyo yawe uyihimbye si yawe. Iyo ni iyawe ugira ukoza muri mu mufuka ariko akagenda. akariho ko kavugwa, Kandi iryo jambo ni ubwa mbere kandi ryumvise. ukuri ko kuvugwa. Oya Manuel, dore inyito. Okay, ariko nkwereka noneho kugira ngo tugitware neza. Isoko ni ahantu ushobora kugenda ugasanga ibyo ushobora wabigambira ugiye kubireberayo, ugasanga bitondetse, wabiteguye ukajya kubireberayo. uyu munsi uramutse uje hano iwanjye, sibyo? Njyewe ntabwo waruje kugura, ukajya kubona ukabona ndagiye nzanye ibintu bitandukanye ikize hariya, ukabaza umushyitsi wawe ese ibintu wabigura, hanyuma nkakubwira ngo ibi bintu wabigura, icyo gihe aho ngaho habaye isoko. No, ntabwo ari isoko, ni iguriro. ntabwo ari isoko. Isoko, iguriro riba rizwi aho riri, rigira amategeko arigenga, rigira leta, uretse itonde, rigira leta irimenya, ni nayo irishyiraho. Leta niyo ishyiraho isoko, nta muturage ushyiraho isoko ku muryango we, niyo yarese mu minsi mike barivanaho. Isoko rigenwa na leta y'icyo gihugu, niyo yemeza isoko, iranarisoresha, iranarimenya, iranaririnda. nka buriya Yesu ko areba ibintu byose, sibyo? areba ibintu byose, akarebera hose icyarimwe, akareba ibyo abantu batekereza, akareba n'ibiki. buriya iyo muri gukora kiriya gikorwa, Yesu aranezerwa. Murimo gukora ibintu nka biriya, aranezerwa. Aho atanezewe ntiwaba murimo guciririka. Aho atanezewe yaranabakubise kiriya kiboko, ntabwo cyafashe ubusa. Kandi nakubwiye itandukaniro. None se ko rimwe mwivugira ko muri iki gihe ngo ntabwo Imana ihaniraho, ngo ntabwo ihutiraho, kandi wowe wavuze ko ngo ikwita, ariko wavuze ngo yakubitiye. Oya, mwebwe mwibyisha muri Bibiliya ariko mwivuga ngo kera yahitaga ihaniraho, ariko muri iki gihe ngo ntabwo ngo itihaniraho, ngo ibanza ngo kugoragoza. Kera Yesu yari ataraza ngo yitange agaragara. Ubu ngubu irebera abantu mu maraso ya Yesu yamenetse. None se wagira ngo abakubitire muri iyo nsengero, nta nubwo yanabakubita kuko nta cyaha bafite. Birantaga abari impamvu biremewe gucuruza mu rusengero, ntabwo byemewe. None kuki mubikora? Uzajya kurangura akabiza niko nakubwiye, akabiza ariyo gahunda, akarangura amatelefone, amateleviziyo, akabiza nakubwiye. Atabiranguye se akabikuriwe mu rugo, agiye kubigurishiriza ku rusengero, agahaguruka gahunda yo kugurisha, natwe tuzamwikubitira. Erega n'ubundi ye umugisubizo nguhaye, n'ubundi ye natwe tuzamwikubitira. Akavana televiziyo mu rugo iwe aje kuyigurisha, natwe banyira ngo tuzamwikubitira. Reka nkubwire aka kantu, buriya kubera ibyo bintu bihora bikorwa inshuro nyinshi, wari uzi ko abakristo byamaze kubajyamo ko agomba kugenda yiteguye ko ashobora no guhahira ibyo wivugiye, nta nabo byamaze kujyamo. Ahubwo dore arega Manuel, reka nkubwire, kubera ko biturage nanjye byari byaramaze kujyamo. Wahora kujyana amafaranga utinda ariko waguze inshuro zingahe? Rimwe na rimwe. Oya, muri kiriya gihe cyo ngenda bikubwiye, kandi uko niko kuri kwanjye. Muri kiriya gihe nahoraga mbyiteguye, uteganya kuragura, yitwaza amafaranga. Yesu aba yarakudishe burya yazanye, burya wowe wagenda ngo wabaye umuguzi nawe. Niteguye kubera ko nzi ko bikunda kugurwa mu rusengero, nkavuga ngo ko numvishe bavuga ko sima zabaye nkeya, byanga byakunda bazacuruza. Oya, niwe wabyise gucuruza rero, niwe wabyise gucuruza, ariko umva ko ngo sima zabaye gute? Uvuze ngo sima zabaye nkeya. Ningera imbere nkavuga ntibavandimwe, sima zabaye nkeya, mwampaza. Umuntu akora ati nta sima mfite, ariko iyi nkweto yanjye yavamo isima. Manuel, iyi sima, iyi nkweto wampa amafaranga nagura sima, ariyo nkeneye kubaka urusengero, kuko sinkeneye inkweto. Ibyo ntabwo ari ukugura, ni ukugurana. Okay, ibyo wenda ni imyumvire yawe. Reka turindire abaradukurikira. Ni n'uburyo bwo kudefanda, ntabwo ari imyumvire, si no kudefanda by'amadini wenda byawe. Isi ndi pasori, ariko adini bindemba, nta niryo nyobora, nta nirimbemba. Ubu ntabwo ndi kurwana ku madini nyadefanda, ariko uri umukozi waryo nubwo batakwemba. Ntabwo ndi umukozi w'idini, urabigaruye kandi. None se ntabwo ndi umukozi w'idini njyewe cyangwa itorero. Uri umuvuga ubutumwa noneho w'idini? Ndi umukozi w'Imana. Ndi umuvuga ubutumwa w'idini, ndi umukozi w'Imana. Okay. Cyakoze wowe uvuze ngo umukozi w'Imana napfa kubyemera, wowe wipfa byemere, kubera ko wowe n'ubundi urakora gusa ntawe uguhemba. Mpembwa n'Imana, ahubwo uzahembwa n'Imana. Amina. Noneho ariko hari abandi bakorera idini, abakozi b'idini cyane, abo rihemba n'abakozi baryo. Okay. Byiza cyane. Hanyuma rero aha ngaha bitumye nibaza ikintu gikomeye. Ntekereza kuntu ibintu nabonye bariya mu rusengero, uburyo abantu bazanye ibintu birenze cyangwa se byakuzura n'amamodoka 2 cyangwa 3,
baraza babidandaza hariya mu rusengero mo hagati. Mpita ntekereza ndavuga ni Yesu koko ko yangize ifuhe. N'aha yarigize koko. Ndavuga nk'aha ngaha. Kuki ataza ngo yigishe abantu cyangwa agire ifuhe? Byibuze yongera abaho ikiboko. Byibuze oya wenda bifishe no mu muhanuzi. Umuhanuzi wenda bihanura ababwire ko ibyo bari gukora bitemewe. Bona bose bagiye mu mujyi umwe baracuruje bafashe amafaranga imiya bashyize mu bubiko bwabo barigendera. Numva ngize ifuhe niweho warigize kandi nawe ujyawe siribi. Numva ndababaye cyane. Vuga ni koko ibi bintu ubihora bikorwa kandi noneho nibikorwe rimwe nibikorwe kabiri nibikorwe gatatu bigora bikorwa buri gihe. Ndavuga rero byanga bikunda ibi bintu nzabibaza umuvuga butumwa nzashaka ko nzabibaza uwo wenda nzabona yapfa kubisobanuriraho mwumva nabyumva. Ariko urabisobanurira ko simbyumvishije nta nubwo mbyemeye numvisha ari urimo kugenda umbeshya kubera ko hari uruhande ukomeza gukoresha ijambo kubeshya turafunga kamera turekeraho nidushake tuyifunge. Ntabwo mbeshya sinjya mbeshya n'ubusanzwe mu buzima. Uri guhengamira ku ruhande rw'idini ntabwo guhengamira ku ukuri biriya ntabwo ari ukugurisha kuko ugurisha n'urangura akazi afite gahunda yo kugurisha. Hanyuma ikindi ugura nuza afite gahunda yo kugura nk'uko ujya mu isoko ugiye kugura ikintu. Icya gatatu isoko rigenwa leta ntabwo rigenwa n'itorero. Cyakoze uzi gusubiza pe uzi gusubiza mva mu rwego rwangu isoko ku isi hose nta muturage ugena isoko nta rusengero rugena isoko nta torero rigena isoko rishyirwaho na leta. Ririya si iguriro niba ari iguriro leta yarishinga ikarimenya igashyiraho sekirite yo kurinda cyangwa izindi nzego z'umutekano ikanarisoresha ikariha n'amategeko ikagena n'uko bigendwa. Icyabaye muri ya myenda barunze ngo byuze amamodoka wavuze ni uko habonetse imyenda ariko hakenewe isima. Habonetse televiziyo hashakwaga gitari, habonetse telefone hashakwaga ferabeto. Baguranamo rero bati umuntu ufite ubushobozi naza amafaranga yagura ferabeto atwara ibintu biri aha ngaha. Biriya rero impamvu Yesu atanarakaye atanababaye nta n'umuhanuzi wabihanuye nta n'ikibazo cyabaye ni uko Yesu ayabonye ko atari bibi kuko nta muntu wavuye iwe aje kugura nta muntu wavuye iwe aje kugurisha. Nakubwiye ngo umunsi umuntu yazanye imyenda agahaguruka iwe afite gahunda yo kuyigurishiriza mu rusengero natwe ba nyirago tuzamwikubitira. Okay, icyakora numvishije uwo wakwigisha ngo atange amafaranga mu rusengero ntabwo ngo yazuyaza nawe wigize kuyatanga nigishije nese nuzi ko wamujije nyine urimo mu mufuka ntabwo bamba barire abarubeshya rute ukaba ufite metero hanyuma reka nkubaze akabazo hanyuma dusoze kino kiganiro. Nta kibazo rwose wenda abadukurikiye bazatumara impaka aba bazaza baca impaka batugira imbazi bandike comment ese koko muremeranya Emmanuel ko tuba twahahinduye iguriro muremeranya nanjye ko atari iguriro ahubwo ari ukuguranamo igikenewe muzamarize impaka zanjye na Emmanuel ubwo bazajya muri comment batwandikire. Noneho ikibazo cya nyuma nshaka kukubaza wowe ubona se nyuma wenda yo kubivuga njye mbikubwiye nk'ukuntu mbibona mubwiye n'ukuntu Bibiliya bivuga n'ukuntu Yesu yabikoze n'iki ubona bitari bikwiye ko ibi bintu byakagombye kujyanwa mu nzu zo hanze y'urusengero kuko zirahari cyangwa se bikajyanwa mu kibuga hanze abantu bakagenda bakajya gucururiza hanze nk'uko ahantu runaka nabonye nabo babikora. Icyo ntemeranya nawe n'ijambo gucuruza na n'ubu ukivuga ariko icyo uvuze cyo nacyemera kuba byajya mu nzu zindi z'urusengero abakeneye kubigurana cyangwa hanze mu kibuga ariko gucuruza n'icyo jambo ntari kwira wacuruza waranguye ariko ibaze kubona ataranguye wese aba afite ikosa. Ibaze kubona babandi hajemo abatari abakristo babandi yo mvuze abatari abakristo ni babandi batarabayoboke biryo torero we yavuga ngo atarabizerwa ko kwizerwa n'ijambo rirerire ushaka kutizerwa mu batabatijwe ngo bavuke batarabayoboke biryo torero turimo bari kuvuga. Tekereza babandi batarabayoboke biryo torero nabo bashaha ukabona barimo barapiganirwa za telefone wenda icyo nakirangije nakivuyeho ariko icyo nakwemeranya nawe uri hari dini nakunze wabyajyanwa mu yindi nzu hari imikorere y'idini nabonye ahantu wenda uzanabibabwira baba bafitemo za kamera mwe imbere mu nuza ubu niwacu zirahari n'ubu kamera nyinshi n'ubu zirahari. Noneho barangiza iteraniro y'amasede bahita bayagurisha ariko icyo nakunze ntabwo bayagurishiriza mu rusengero mwe imbere bahita bayajyana hanze bafite ahantu hanze haba hari ameza n'umuntu nanjye gitondo narize kujyamo noneho bakagurishiriza ukaza ukabaza uti se sidiragura ngahe kavuga bati naya ukabaha amafaranga bakakugarurira cyangwa bakajya kuvunjisha bakaza bakakugarura byose bikagurirwa iyo hanze. Icyo cyo ndacyemera rwo turacyemera gishoko aricyo cyari gikwiriye icyo nicyo cyari gikwiriye ndemera ko aricyo cyari gikwiriye. Okay, icyo ndacyemera rwose kuko
bikorewe hanze mu yandi mazu y'urusengero mu bindi byumba, icyo rwose nicyo cyari gikwiriye. Okay, ndagushimiye cyane. Ndanjye ndagushimiye kandi ndizera ko twaganira neza nubwo aribyo twagiye twumvikana. Si ngombwa ko twumvikana, ariko ngiye ngomba kukubaza nta kundi, kuko ibyo mba nkubaza hari n'abandi bantu tuba twarabiganire nabo cyane, n'abandi babyibaza rwose. None nkavuga ariko nzabiganire wenda n'umuntu umwe wo mu rusengero cyane, nzumve nawe ibitekerezo. Rero ndagushimiye kubera ko tuganiriye neza kandi nta bipfunsi twateranye cyangwa ko twanabikora, ntabwo twaterana iby'umunwa gusa, wenda impaka kandi zirebe impaka zijya zivamo ikintu. Nta kibazo. Nanjye ndagushimiye, wakoze iyo tuganira nanjye birandyohera, nakubuza ibintu byinshi, ibintu uba warasomye, ni ukuvuga Bibiliya mu Kigereki umuntu yitwa karakantu narakabitse cyane. Okay, byiza cyane. Rero reka ngushimire, ariko nongere nibutse abantu ko bakwiriye kuzajya n'ubundi bajya kuri za channel zacu zitandukanye, kubera ko bino biganiro bitambuka kuri Zirazirita TV ndetse no ku cyumba cy'ibitekerezo TV, ariko tubabwire ko hari n'indi chaîne yindi cyangwa iyindi channel yindi yigisha ibintu byo gucuranga, kandi tuba dukeneye ko n'abantu bamenya gucuranga bakajya banacuranga no mu rusengero, bagacurangira Imana, bagacuranga ariko no hanze y'urusengero bakajya gushaka amafaranga, kuko n'ibintu nabyo byabaye akazi kandi amafaranga nayo abakenewe. Aho rero bajye no kureba Matox, bajye kureba n'ubundi umuziki, ibyigisho byatambuka by'uburyo twigisha gucuranga gitari. Ndagushimiye rero, reka ngusabire umugisha w'Imana, mvuge nk'Imana ikomeze ikumera umugisha. Urakoze cyane, nawe Imana iguhe umugisha, ukomeza kugubwa neza. Amen. Ubwo naho ubutaha. Hasta la vista. Yes.